dore yani gikunda kuvara abantu bahonisha no kunira style wana. Shamani je yamesheje amasogisi ariko naramuhereje pe. Yo kibiguta maji. Yannick Rones. Fresh man. Yannick. Zere kutaje kunira style ariko. Man nawe wangize umuntu utira ariko mva tuganire byongo. Nkibyoboka? Si wumva sawa ubwo ibintu ni neza cyane. Mwamwumvishe se bari baraje kunira stempo dagaza. Munyumvire namwe jama wacu na. Namusogisi ni yagarutse. Wari wayatumye. Ngaya mutirika za yagarutse. Sibuye zani byanyuma bica amazuru. Amazuru wangu. Nari bigendo nzane yandi wari wifunze kwa kabiri. Uzi gutoranya neza nko watwiguriye. Sakumira amasagoda 99 nzani ibyanje hano. Akomani hari gisayo mu rugo igiva ku gihe. Birenga ngufata nguca amazuru. Wamwumvishe man. Menye ko tegereza yari aturanye na hebe. Man, dero amchamaje stira sana cyane. Nuko tutuzimukura. Una Biteze. Upo? Yewe. No. Mana basaza papa kutira ndamufite. Imana sinzongera gutira. Waramutse sha. Salamu yebutse. Barimo kumanga. Waramutse? Twari tuje kuri gahunda z'akazi mwadusabye. Rero yagajya mu mabwire y'akazi. Ariko iza franye koko nibire umwana wangu kabyara umunsi usanzwe bifatanya nande. Oya none se. Umva sha, genda uyikokore numara kuyikokora uyuzuzemo amazi. Ariko bino nta kibazo kindi. Yawe imana arubaha yumva ibintu byose akora yabisabira uburenganzira niyo mpamvu. Hari abana bameze batyo rero. Ubwo se hano hafi hari ubwiherero mugira ibyo ntunganye. Ya urakata hano ruguru uratambika nugera hano hari icyo urahita wabona aho ngaho. Nani soni kuri muri ririmbishwa. Soni kandi urabizi ushiza no wayikokoye ubu ngo nijye wabigezweho. Ubwo se ubwo nani soni bufite. Ako nabona guri mu nama. Inama niyo naba ndi mu nama yo mwisho. Nuko wayibikira cyangwa se ukayishyira aho ngaho nkazi ayikokoro n'ubutano usohoka. Boss, urakokoreye igikoma cyane yuba. Umuntu nkawe niteguye guha akazi ngiye nkokora y'ubugari. Ubwo ndaje nkokora iyo sura yawe sha.
se n'uwawe kare amwe se yanashakaga ko mu ntangira wasanga ino cita nareba wa shakaga ko mu ntangira kwa Teresa. Teresa muri no Kigali yasigara yindi izina yitwa Tezi. twashe kezi inga isa ubuma rese Muri la bisi izima penzo waberetse. Amafaranga. Yana sikaje na yanga. yanga ama Yo bavuze 1K abari igihumbi kimwe. Mandiri muri gacu kumwe nitagira ikata ya gisi mutiyandikishije. Caritas reka tukapute tukirengurane bwa. ngomba bwira nimugwana nabonye filimi none harimo umutipe yari afite igikapu cyukuba mwese mbabeshe nukuri cyukuba kabisa Kandi ndabona kimeze nk'iki. banza ari iki twereke nyine iyo filimi uburyo yari imeze Manda tuze kugikapo. Kikapu man twereke turebe. abigwereke Barabajama murabazi. Bari turabazi n'abashura binaha. Noneho barari. ahubwo bakwatse ishashi mu maso kare Umunsi naririmbiye mu kabari. Gacupa keza ndekura naye iwacu ngegera narikura amafaranga ariko ntabwo nakurekura kareka Gasinze ba wayinyuramo. uvuye mu majye barakuvuza Amvuza sura wana ngiye ndwaye. utarwaye kandi ubwo sha nakwereka Unyereka aho bwawe wiyerekanye. ati kivuno cyavuka Umusoro se de cyo mbona nyambaje abantu basoresha. ko murabwatisha umutekano mukenya muri quartier muvuga ibigambo byinshi nka radio zashyemo amabiri Radio Ugese ubonye ari radio yabuze anteni. aho kandi ndabona kana sinze wana gasindi gishanga zo wasinze waziguza ngahera umenye ko niguriye icupa ryanjye Yo muvandi ndeke mbagira ikintu mbisabira. asabirwa umuriro Mana umuriro. Unyanura se cyangwa umitana. kwanura gusa se ahubwo wanagwita
muvandi wibagiwe ko uno munsi turaririmba kuririmba uyu munsi naririmbiye mu kabari